Nshuti, hari ijambo nshaka kugarukaho, hari ijambo nshaka kugira ngo mvugeho. Murakoze cyane, Uwiteka abagire neza kandi abakomeze, ababere byose muri byose. Hari ijambo riri muri Bibiliya, ririya jambo ndarikunda cyane kuko ni ijambo rituma tubasha kubana n'abantu bose kandi tukagerageza kwihanganira abantu, imico yabo, imyitwarire yabo n'imibereho yabo, tubasha kubyihanganira. Bitewe n'iki? Bitewe na ririya jambo. Ririya jambo riravuga ngo mureke urukungu rukurane n'iki? N'amasaka. Ngo mureke urukungu rukurane n'iki? N'amasaka. Sinzi iryo jambo nimba mugenje gute, murizi. Abarizi muze kureka tugenze gute, turiganireho. Ririya jambo riravuga ngo mureke urukungu rukurane n'iki? N'amasaka. Ngo ku munsi w'isarura amasaka azagenza gute? Azahunikwa mu bigega. Ngo ariko urukungu ruzagenza gute? Ruzatwikwa. Noneho ririya jambo hari igihe abantu baryumva nabi, bamara kuryumva nabi bakavuga bati Yesu reka urukungu rukore n'amasaka. Mureke ab'imico mibi bagendane n'ab'imico myiza. Mureke abasinzi bagendane n'abantu badasinda. Mureke abasambanyi bagendane n'abantu badasambana. Mureke ab'imico mibi bagendane n'ab'imico myiza. Sibyo niko bikwiye kugenda. Ariko reka nkubwize ukuri, hari ikintu runaka ushobora kwibeshyaho gato ugasanga urazimiye. Ngo mureke abatinganyi, mureke abamofi, mureke n'aba bagendane n'aba. Urukungu rwakuranye n'amasaka, amasaka akomeza gukura ari amasaka. Urukungu rukura ari urukungu. Urukungu icyo rwafegise ku masaka ni iki? Icyo rwangije ku masaka ni iki? Amasaka yakomeje aba amasaka, urukungu rukomeza ruba amasaka. Urukungu ntacyo rwatwaraga iki? Amasaka. Amasaka yakomeje gukura nk'uko ari iki? Ari amasaka. Nuko urukungu rukomeza gukura nk'uko ari iki? Ari urukungu. Ngo igihe kigeze barasaruye, basarura amasaka, basarura n'urukungu. Urukungu barangije bararutwika, amasaka bayahunika hehe? Mu bigega. Hari igihe rimwe na rimwe iyi si ijijisha abayituye, bakagenda buhumyi, bagahumira ko. Cyangwa se umuntu akagenda gusoma ibyanditswe byera ariko atari kugira ngo asobanukirwe, just ari ugusoma gusa. Nusoma ujye usaba na Mwuka Wera agusobanurire. Nusoma ujye usoma n'Imana ikubashishe gusobanukirwa n'ibyo wasomye. Mureke urukungu rukurane n'amasaka. Mureke abasambanyi bakinane n'abana banyu. Mureke abarozi, abagambanyi, abasinzi, abicanyi, abasenga ibishushanyo, abamofi, abo bose, abatinganyi, abageyi, abagayi bose. Nshuti bavandimwe bene data, muri freedom, muri human right, harimo ibintu byinshi cyane bizageza mwene muntu kure, kugeza ubwo mwene muntu azisanga muki? Azisanga mu muriro utazima. Kubera ibintu byo kumva yuko ngo ibintu byose bigomba kugira freedom, ibintu byose bigomba kugira uburenganzira. There is no human right mu bijyanye n'ubumofi. There is no human right mu bijyanye n'ubutinganyi. Abafaransa bo babihaye umugisha, babyita ngo ni mariage pour tous, barabiburesinze. Kandi ibi bintu biri gushyigikirwa n'iki? N'abakristo. Kubera yuko abakristo bo muri misi ya none nta mbaraga bafite. Kubera yuko bakuye amaso kuri Yesu Kristo, bakura amaso kuwo kwizerwa, basigara bahanze amaso ibishushanyo by'iki? By'iyi si. Uvuze umumofi ikibazo kiravuka. Uvuze umutinganyi ikibazo kiravuka. Abantu bakagenda babererekera ibyaha bakagenda ahubwo bataka ibintu bitari ibyaha, bagasa nk'aho ari byo bagira iki? Ibyaha. Ngaho vuga abamofi nabi, ngaho vuga abatinganyi nabi, ngaho vuga abasambanyi nabi. Urebe ibibazo biba, urebe ingorane ziba. Ariko iyi si yacu uyu munsi wa none, ikintu kijyanye n'ubusambanyi kiri kuvuza ubuhuha. Amafoto y'ubusambanyi, amavideo y'ubusambanyi, uburyo ari kwamamazwamo, uburyo ki urubyiruko, uburyo ki abana, uburyo ki abakiri bato bari kugenda bakuramo, bari gukura muri systeme satanike. Turi muri monde ya Satani, monde y'isi.
nyamara itorero ry'Imana riraho rirakanuye riri kureba ibiba gusa. Ntabwo bashobora gufata initiative gushyirira hamwe kurwanya ikibi, ariko baragishimashima. Come ku ruhimbi ngwino kuko ufite amafaranga, because you have a money you can preach. Watwigisha, wadusobanurira iby'isi ikeneye, nibyo binezeza by'isi, nibyo bihendo by'isi. Ariko ndababwiza ukuri, itorero ry'Imana, abitwa ko ari abakristo ba Yesu, ari abakristo, ari abamenye Yesu Kristo, iki ni igihe cyo guhaguruka mukarwana. Kuko ngo Yesu Kristo we ubwe ngo ntabwo yigeze yita ku isoni z'iki z'umusaraba, ntabwo yigeze yita ku isoni zawo. Buriya umusaraba wari ikintu giteye isoni, wari ikintu giteye ubwoba, kuko ngo n'ubundi muri kirya gihe hari ibyaha bahanaga, ku buryo iyo babihanaga bafataga uwabikoze bakamushyira ku musaraba. Nimugende murebe igihe Yesu Kristo yari ari ku musaraba, ngo yabambiwe hagati y'ibisambo bingahe? 2. Ibyo bisambo byari byarazize iki? Byari byashyizwe ku musaraba kubera iki? Ibyaha byabo bari babimanitse. Yesu Kristo yagiye ku musaraba azira ibyaha byanjye, azira ibyaha byawe, azira ibyaha byacu, ashyirwa ku musaraba. Ariko arangije asangayo ibisambo bingahe? Ibisambo 2. Na mbere burya umusaraba wakoreshwaga, abantu barabamanikaga, abantu barababambaga, ngo ariko Yesu Kristo ntabwo yitaye ku isoni z'iki z'umusaraba, azira ibyaha byanjye, azira ibyaha byawe. Nshuti muvandimwe, ukwiye guhaguruka ugasobanukirwa n'iki Imana igushakaho. Ukwiye guhaguruka ugasobanukirwa n'uburyo ki ukwiye kurwana muri ubu buzima, ukarwana intambara ya mwuka. Petero arangije afata inkota ngayikura mu rwubati, amaze kwikura mu rwubati aca ugutwi kumwe mu bagenzaga Yesu, maze Yesu Kristo arangije ugutwi aragufata agusubizaho, abwira Petero ati, Petero, za ntambara z'umubiri nitukiri kuzirwana, uyu munsi wa none turi kurwana intambara z'iki z'umwuka. Subiza inkota yawe hehe? Mu rwubati. Nimba imico mibi uri kudomina ikaganza igatsinda abakristo muri iyi minsi, mwe muri hehe kugira ngo mukoreshe imico myiza mudomine muganze ababi imico mibi? Imico myiza yabaye recessive, imico mibi iba dominant. Bivuze ngo icyaha kiri kugenda kirepeta, ukuri kwarabuze, ikinyoma cyatwikiriye iki? Cyatwikiriye isi. Ikinyoma gitwikiriye isi mu kintu kimwe cyonyine cyitwa human right. Iki kintu cya human right nicyo kintu cyonyine kigiye gukora kuri mwene muntu. Ikintu cya freedom nicyo kintu cyonyine kigiye gukora kuri mwene muntu. Ab'iyi si bagenda bafata abana babo bakabarera neza, ariko barangiza bagafata abana b'Imana bakabarera nabi. Kurera umwana wawe neza ni gute? Kurera umwana w'abandi nabi ni gute? Human right, freedom, ibyo bintu biraje byica ibintu byose. Kubw'uburenganzira bwawe ugiye kujya muri gihenomu, kubw'umudendezo n'umutekano wawe ugiye kujya muri gihenomu. Human right y'abamofi, human right y'abatinganyi. Mugarura amaso ku byabereye i Sodomu na Gomora. Ntabwo wabana n'umumofi ngo bi ending up wowe utabaye umumofi. Ntabwo wabana n'umuntu wabaswe n'ingeso zo kwikinisha, aho arakinisha umubiri we, masturbation ari ubuzima bwiwe, ari bwo buzima bwe, ari byo biryo bye, ariko aryama, ariko abyuka, ahora muri izo ngeso, ngo nurangiza ngo ubeho utaraba affected. Imico ye izagutwara. Ntabwo wabana n'abanywa tabi, uri umuntu utanywa itabi, bari kunywera mu maso uko bukeye n'uko bwije, ngo ubane n'abanyenzoga, ubane n'abacyura abagore, ubana nabo, ubana n'iki mu buzima bwawe bwa buri munsi, bagucyuriraho abakobwa, bagucyuriraho abagore, baza basinze, ngo kuko ugomba kubana nabo ngo ukomeze ubane nabo. Wahinduka, wahindurwa. 90% y'abantu batuye hano kuri iyi si, imico mibi bafite bagiye bayanduzwa n'iki? N'abandi. Ntabwo wavuga ngo reka ngo ngendane n'akana runaka ngo kuko ngo handitswe ngo urukungu rukurane n'iki? N'amasaka.
ijambo ry'Imana ritwigisha kuba abanyabwenge na kuba iki abanyamakenga. Iyo ukoresheje ubwenge Imana yaguhaye neza mu ijuru bavuza impundu, ariko iyo ubukoresheje nabi barababara. Nshuti bavandimwe bene data, dutinya kuvuga ibi bintu kubera yuko natwe ubwacu tutari shyashya. Ariko niba bigoye ko muri wowe kuvuga ukuri bidashoboka, ntuzemerere gukomera amashyi ikinyoma, ngo ukomere amashyi ikinyoma, ushyigashyire ikinyoma, ugisigirize. Maybe it is not easy for you kugira ngo ube wavugisha ukuri. Ntabwo wenda byoroshye kugira ngo ube wabasha kugaragaza ibintu uko biri. Birashoboka wenda ko ukuri kuri wowe kwabashije kugenza gute, kugukora ku mutima, wenda kubw'ibyo ukora, wenda kubw'ibyo wanyuzemo, ariko ntuzemere gukomera amashyi ikinyoma. Sodomu na Gomora, umujyi waratwitswe, utwikwa kubera ubutinganyi, utwikwa kubera abagore baryamanaga n'abagore, abagabo baryamana n'iki n'abagabo. Uyu munsi wa none bireze, ariko isi yacu uyu munsi wa none ibigize ngo mariage pour tous, ni uburenganzira bwa muntu, ni human right, ni uburenganzira bwa muntu. Aba bantu ntimubakoreho, abantu ntimubanyeganyeze, aba bantu. Ariko abari bafite amategeko yo kurimbura no kurwanya no kurandura icyitwa abamofi no kutemera ibintu by'abamofi bagezweho n'akaga gakomeye cyane. Bararwanyijwe, baratwitswe, ahangaha uyu munsi wa none bararimbuwe. Kandi Imana yo ubwayo yikoreye umurimo wo kurimbura aba bamofi. Naravuze ngo kurwanya icyaha ntabwo uba urwanyije umunyabyaha. Kurwanya ubumofi ntabwo uba urwanyije umumofi. Kurwanya ubutinganyi ntabwo uba urwanyije abatinganyi. No. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yanga icyaha, ariko ntabwo yanga iki, ntabwo yanga abanyabyaha. Ibintu bicika gute? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ujya gukira indwara agenza gute, arayirata, akavuga uburwayi bwe. Kuko hari igihe bigera ko wari urwaye nk'ubwo burwayi akabukira, akaba yamurangira umuti, nawe agakirira kuri uwo wakize icyo ngo wagenje gute arwaye. Nitwicara tugatuza, ibintu tukareka kubivugaho, ngo ibintu ni tabu, ngo ibintu ntibivugwa, tukareka kubivugaho, ibintu bizakura bigere naho bigera mu bana bacu. Wowe wa mubyeyi we, nubona ibintu ukabirebera, ibintu bizakura, uyisange n'umwana wawe yarabaye nka wa wundi wirirwa ubona. Urya nawe ntabwo ari we, urya nawe yabaye kwa kundi wenda bitewe n'undi wundi, n'uwawe ashobora kuba inkundi bitewe n'undi wundi. Bivuze iki? Iki ni igihe cyo guhaguruka tukarwanya icyaha, tukarandura icyaha. Kurandura icyaha ni ukukivuga, kurandura icyaha ni ukukigisha, kurandura icyaha ni ugusobanura uburyo kimwe muntu yakira. Naho nidukomeza kuvuga ngo ibi ni uburenganzira bw'abantu, ibi ni uburenganzira, ni freedom, ibi ngibi bizarangira natwe twese duhindutse iki, duhindutse nk'abandi. Bamwe bati mbese wowe urinde uvuga ibyo. Iyo bajya guca intege umuntu bamuca intege bitewe n'ibyo yagenje gute yavuze. Batese wowe bivuze uri nkande, wowe uri iki? Icyo waba uri cyo cyose, icyo nabandi cyo cyose, I will never, ntabwo nzigera nkomera amashyi ikinyoma. Kabone nubwo ndi umunyabyaha, kabone nubwo nanjye ndi umunyangeso zidakwiye, ariko ngo hahirwa ngo ugwa agenza gute abyuka, ngo kuko Yesu Kristo ariho kugira ngo agenze gute adukomeze amaboko, ngo hahirwa uzambika ikamba ritagenza gute bitangirika. Ntabwo dukwiye kurebera ibintu human right, freedom 50-50 ku bagore n'abagabo, ngo umugore ngo agomba kugira 50-50, umugabo ngo akagira 50-50. Ibyo byose ni ibintu isi igenda ikereye ikazi gaturaho. Amategeko y'Imana twatugenje gute turayangije. Imana yaremye umugabo, imuha ubutware, imuha ubushobozi, imuha ubudahangarwa, imuha icyubahiro n'igitinyiro mu muryango. Nimba umugabo ukaba udashobora gufata decision, kujya inama nabo umuryango nibyo, ariko nimba utabasha gufata decision ngo ufate umwanzuro ngo uvuge ngo yes ibi ndabikora in this way, ntabwo uri mu murongo w'Imana.
byo kuvuga ngo ese ngo madamu arabivugaho iki? Yego akwiye kugira icyo abivugaho, batugomba kumenya ko uri umutware w'iki w'urugo. Ibyo kuvuga ngo uhaguruke, umubyeyi ahaguruke ngo ajye gushaka nawe ushakishe, ntabwo uri mu nzira y'iki, ntabwo uri mu nzira y'Imana, ntabwo uri mu murongo w'Imana. 50-50 ni impossible, 50-50 ni kabaho. Uburinganire imbere y'Imana ni bubaho, umugabo ni umugabo, umugore ni umugabo. Kubera iki turi kugenda twangiza ibintu by'Imana? Utu tuntu duto tutitaho, utu tuntu duto tudaha agaciro, utu tuntu duto tutazirikana, nitwo tugiye kugenza gute? Nitwo tugiye kudukoraho, nitwo tugiye kutwangiza, nitwo tugiye kutujyana muri gihenomo, nitwo tugiye kuturindimurira mu muriro utagenza gute? Utazima. Ngo umwana ntakubitwa, ngo umwana nahanwa. Ariko ijambo ry'Imana ryereka uburyo ki ababyeyi bakwiye gucyaha iki abana babo. Bati nimuhana abana banyu, nimubahanane umujinya ndetse n'iki n'uburakari, mureke umujinya wanyu banze ucururuke, utuze, mugenze gute? Mubacisheho akanyafu. Hano umwana wawe uyu munsi wa none urebe, mukubita urebe kuntu bahita baza kugutwara bakajya kugufunga igitaraganya bakuziza ko wahannye umwana wawe. Umwana wawe ugomba kugira ukuntu ugomba kumurera, ugomba kugira ukuntu ugomba kumukuza, agakura kandi akubaha ananagutinya. Umwana wawe mwambure telefone uyibike, ajye kukurega, urebe kuntu baza bakaza birukanka n'imbunda n'amapingu bakagufunga ngo wangije ngo uburenganzira bw'iki bw'umwana. Isi iri kurerwa mu buryo bwa Satani. Umwana uzakura tubaha se na nyina ntabwo ashobora kuzubaha Imana, ntabwo ashobora kuzumvira Imana, kuko Imana atigeze agenza gute? Ayibona. Bavandimwe nshuti bene data, ni intambara ikwiye kurwanwa n'abitwa abakristo, ni intambara ikwiye kurwanwa n'abitwa abakristo, abavuga yuko ngo bazi Imana ariko bakayihakanira mu byo bagenza gute bakora. You and me dukwiye guhaguruka tukarwana intambara ya mwuka, ibintu tukabyamaganira kure mu bikorwa ndetse n'iki no mu magambo. Ntidukwiye gutuza gusa nahawe nahanjye, kuko nitudahaguruka ngo tugire icyo dukora, ibintu bizadogera. Icyaha kizaba icyaha kugeza ubwo Imana izaza ikabaza mwene muntu ati mbese ubundi wowe ko wari uri ahangaha uvuga izina ryanjye wakoze iki? Nimba bari mu ruhande rwa Satani bari kurwana bakamukorera, Satani akaba adafite imbaraga nk'iz'Imana, wayi twebwe, wayi wowe, wayi njyewe tutahaguruka natwe ngo turwanye icyo kibi mu mbaraga za Yesu Kristo, kandi ko byashoboka mu mbaraga za Yesu Kristo ko nta kitakunda. Icyo nagusaba nanjye nisabira ni ugushishoza, ni ukuba maso, ni ukugenzuza ibyanditswe ijambo ry'Imana, kandi ugasaba Mwuka Wera akaba ari ukubera byose muri byose. Ibyo nibyo nagusabira nanjye nisabira, nkurarikira kudakomera amashyi ikinyoma, kuko ikinyoma cyakurikiwe na benshi. Wemere ushikame ku kuri. Ijambo riravuga ngo nambira ukuri birakwiriye, ngo kabone niyo waterwa n'ibigeragezo n'ingorane n'impagarara, ngo Yesu Kristo azakugarukira. Mu izina rya Yesu Umwami akugire neza kandi agukomeze akubere byose.